nguko rero uko bari bategereje hanze ya St Peters Basilica, umwotsi w'umweru uhita uzamuka. Ni umwotsi rero uzamuka iyo bamaze gutwika impapuro batoreyeho, hanyuma bakamenamo products z'umweru zituma nyine umwotsi uzamuka ari umweru, bigaragaza ko papa abonetse. Nguko rero uko bari bahateraniye, bari bishimye, bari excited, baturutse mu bihugu bitandukanye, muri states zitandukanye, ngira ngo murabibona. Nuko papa yatowe n'abakaridinali 133 bari muri iriya chapelle ya Sistine iherereye inyuma ya St Peters Basilica, ahakunze gusomerwa misa na papa. Nguko rero uko abantu bari bishimye, ibitangazamakuru byinshi murabona ko byari bihari. Nguko ko byari bimeze ku nyubako zo muri Vatican. Nuko nguko mubona bimeze, murabona ko umwotsi w'umweru urimo urazamuka nk'ikimenyetso cy'uko papa mushya yamaze gutorwa. Rero ubwo nanjye ndakomeza mbakurikiranire, mbabwire uko ibintu birakomeza kugenda. Hari abantu baba bari interested kubimenya, nanjye ndi kubikurikirana kuko ngomba gukurikirana ibibera hano kuko they mean a lot to me personally, and it means a lot to everyone, to every church around the world. Ibi ngibi biba bitureba kuko bifite icyo bisobanuye, bifite icyo bivuze. So urabona uko abantu bari super excited. Bamwe barafata amafoto, barazunguza amabendera y'ibihugu byabo. Iki gihugu ntabwo mbona nkiza abo bantu bambaye amadarapo bayifubitse. Uriya mwotsi rero kuri chapelle ya Sistine, murabona ko ubwo nyine papa yatowe, turaza kumenya ese ninde. Ese ni Cardinal Kevin Farrell, ese ni Cardinal Antoine Kambanda, ese ni Cardinal w'ikihe gihugu? Ibyo byose turaza kubimenya, ibyo byose turabimenya. So stay tuned, ntimujye kure. Na papa rero naza kugera kuri iriya dirishya rya St Peters Basilica, ndakomeza kubibereka.